nyuma yo kubura madamu wawe ukabona abantu bahagurutse utazi bagutekerejeho bababajwe nuko udafite aho uryama, udafite uko ubayeho, niki wumva byahinduye muri wowe? Niki wumva byashoboye kukumarira? Nanjye mu by'ukuri nshingiye kuri iki gikorwa abakozi b'Imana bakoze, nabasabira umugisha kandi nkabasabira n'urukundo bagize, kandi nkabasabira umugisha ku Mana, Imana izibuka imirimo yabo. Ushaka kukubwira ko abagutwaye umugore ntibakurushije ubuzima, icyo bikoze bakurushije ubugome, bubarekere. Imana izakwishyuriza, Imana izaguhorera, kandi imirimo bakoze nabi bakugiriye izabagaruka. Twagiranye ibihe byiza pe. Amen. Uko nkubonye hano numva nishimye cyane. Wow. Mbese numva ngize amahoro mu mutima. Niri jambo uvuze nyine numvise rinkoze ku mutima, kuri yabaye Esiteri nyine n'abahamani. Ugiye kugera mu kwezi, ugiye kugera mu mwaka mushya. Uyu mwaka uzawurya, ntabwo uzakurya wowe n'urubyaro rwawe. Yesu nashimwe cyane. Ngira ngo uyu munsi ni umunezero ukomeye kurusha iyindi. Reka tubibwire impamvu zitugejeje aha, dutangire n'isengesho. Mana data wa twese, uwera wa Isiraheli, ni ukuri turagushimye kuri umukozi w'umuhanga, wabanye natwe mu bihe bitandukanye, ariko n'uyu munsi wahabaye, bityo turavuze ngo izina ryawe nirishimwe. Hereza umugisha igikorwa kigiye kubera aha, kandi iki kiganiro turakunginze ngo wururuke utworeze imbaraga z'umwuka wera zikiyobore, kandi kubw'ineza no kubw'amaraso yakomeza dutwikire aheza ikibi cyose cyatuma izina ryawe ridahabwa icyubahiro. Ni mu izina ryawe Yesu urakoze, amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ahangaha twageze ni ku muvandimwe yitwa amazina Nsabimana Emmanuel. Duherukana rero nk'uko mubizi groupe ministeri igicaniro kitazima, dufite umugisha ukomeye w'abantu bari bashoboye gukusanya aya mabati, duteranya ibi biti, murabona aho icyubako kigeze. Ni umugisha nawo ukomeye cyane. Turabashimira, Imana ibaha umugisha aho mwakuye, bwitange mwagize, Imana ibaha umugisha. Rero nyuma yo gupfakara abuze umugore we ntiyishwe n'uburwayi, si n'impanuka, ahubwo n'abagizi ba nabi bagize gutya, baramuhotora baramuniga, bamujijije ibihumbi 40 by'amanyarwanda, nibyo. Rero kumwihanganisha byari bigoye, kubera ko mwabonye ubushije ko yari afite abana 4 bakeneye kwiga, bakeneye kubaho. Nawe ubwe muramubona ko afite ikibazo cy'ubumuga bw'ingingo, amaguru ye ntabwo yuzuye. Rero nibwo minisiteri y'igicaniro kitazima atekereje ko iki kintu, iravuga ati reka tumuhereze inzu abemo. Mwabonye inzu abamo ubushije, mwabonye ko atari inzu ikwiriye umukristo, umwana w'Imana. Umunezero rero mfite ukomeye kurushaho, n'ishimwe rikomeye ndimo nshimira Imana, nkongera nkashima na buri umwe wese wabigize mu ruhare kugira ngo iki gikorwa kibeho. Imana ibaha umugisha. Gusa muracyabona ko hari indi mirimo igikenewe. Harakenewe imigano, harakenewe imisumari, harakenewe amakamba, harakenewe icyondo, harakenewe agasima, hakenewe inzugi, hakenewe amadirishya. Ni ukuri uko Imana igushoboje, uko umwuka w'Imana agushoboje biremewe. Ariko by'umwihariko hari ijambo numvaga mfite. Iri jambo rishobora kudahumuriza umutima wa Nsabimana Emmanuel gusa, ahubwo nawe ubwawe ukaba ashobora kuguhumuriza kuri uyu mwanya. Ni amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri. Yoweri uyu ni umwe mu bahanuzi bahanuye mu bihe bikomeye, kandi bahanura mu gihe kidasanzwe. Imana ishimwe cyane. Mu bice byaho 3 turasoma umurongo waho wa mbere gusa.
haranditswe ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu barote, n'abasore banyu bazerekwa. Imana ishimwe cyane. Hanyuma y'ibyo, hanyuma y'umubabaro wari ufite, hanyuma yo kubura madamu wawe, hanyuma yo kubura uburyo ki wakongera gufonda ubuzima, hanyuma y'amashuri, hanyuma yo kugeragezwa, hanyuma yo kwangwa n'abo bagizi ba nabi, hanyuma y'ibigeragezo byose wahuye nabyo, ijambo riratubwiye ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Haleluya. Kuko abantu bakoze ibi, uretse njye ubona naje muri iki gikorwa, hari abandi buzi, nta banduzi. Ya rero ni ukuvuga hari abantu Imana yahamagaye, yahagurukije kuba igisubizo. Si ngombwa ko bakumenya, ahubwo icy'ingenzi kwari ukumenya ko byibuze icyo bagutekerejeho, icyo bakugamijeho cyagezweho. Rero njya nkunda kubwira abantu ngo ntabwo ijya ibeshya. Imana ntabwo ijya ibeshya, iyo isezeranyije inarasohoza. Ngira ngo iri ni itangiriro. Ubwo amabati twayazanaga mwabonaga ari igikorwa kidasanzwe. Ibiti uko byakomeje bishakishwa nabyo murabona aho bigerejwe. Ibi byose ni imigisha, ni amashimwe dufite hehe gushimira Imana. Rero hanyuma y'ibyo, hanyuma yo kugira neza, ineza wagize ni ngombwa izagaruka kuri wowe. Imana ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane ku buryo budasanzwe. Ni umugisha ukomeye kandi ni umugisha ufite imbaraga, kubera ko si buri umwe wari wakwiyumvisha iki kintu, si buri umwe wari wakwiyumvisha iki gikorwa, ariko isaha igeze. Haleluya. Isaha igeze, ngiki icyo Imana yavuze kirasohoye. Imana ishimwe cyane. Reka twongere dusangire n'iri jambo riboneka mu gitabo cy'Imigani, ibice byaho ni 11 ku murongo wa 27. Haravuga ngo ugira umwete wo gushaka ibyiza aba yishakiye gukundwa, ngo ariko ushaka kugirira abandi inabi izamugaruka. Amen. Reka nsubiremo ngo ugira umwete wo gushaka ibyiza aba yishakira gukundwa, ngo ariko ushaka kugirira abandi inabi izamugaruka. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko abakwambuye umugore ni abantu, kandi ibyo bakoze iyo nabi izabagaruka. Ababikoze iyo nabi izabagiraho ingaruka. Ababikoze iyo nabi izabagiraho ubushobozi, kuko ntabwo amaraso bamenye hari ikindi bapfaga nayo. Ntabwo amaraso bamenye yariho urubanza, yakabaho n'urubanza. Ntabwo bari abacamanza, ntibari bafite uburenganzira bwo kugira urubanza bamwishyuza. Rero ijambo riratubwiye ngo ugira, haleluya, umwete wo gushaka ibyiza, ugira umwete wo gukora neza, iyo neza nawe izakugaruka. Iyo mbuto wabibye, icyo giti wateye, amaherezo kizera, kandi imbuto zacyo umunsi uzaba wicaye urimo kurya ku mbuto z'igiti wahinze, uzashima Imana maze wirate iminsi yawe y'imbaraga watakaje kuri icyo giti. Urimo kugira gute? Urimo kukibagararira, urimo kucyuhira, urimo kugifumbira. Reka mbwire abantu bashoboye kubiba iyi mbuto kwa Nsabimana Emmanuel. Erega ntabwo Imana izava mu ijuru ngo idukorere ibitangaza. Ibitangaza bizava muri twe, kuko imbaraga zizadukiza, imbaraga zizaturengera ziri muri twewe nyine. Imana itugirire neza cyane. Ndashaka kukubwira wowe unyumva aka kanya, ndashaka kukubwira wowe unkurikiranye uyu mwanya, ni ukuri icyo giti wateye, haleluya, iyo mbuto wabibye, iyo neza wagize igiye kukugaruka. Kandi ijambo ryarambwiye ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Za mbabazi wagize, za mbabazi watekereje, za mbabazi wapanze, za mbabazi washyize muri plani, za zindi wasohoje, izo ngizo zizakugaruka, kimwe nk'uko n'uwagize inabi nawe imugaruka. Reka mbahereze
urugero rumwe rw'umugabo wagize nabi bikamugaruka, kandi mbahereze n'urugero rw'umuntu wagize neza nawe bikamugaruka, kandi twese tuzi mu mateka ya Bibiliya iyo dusoma hariya mu gitabo cya Esiteri dukunda kumvamo inkuru z'umugabo witwa Morodekayi n'uwitwa Hamani. Imana ishimwe cyane. Morodekayi uriya yasuzugurwaga kubera ko yari umukozi, yari umuzamu wabaga ku marembo y'ibwami, ndetse ngo ntabwo Morodekayi yigeze yifuza kugera imbere kuko yari yaramaze kwiyakira mu buzima bwe, ndetse yemera kunyurwa no kuba yiberaho ku marembo. Ngo ariko cyari ikizira ko abayuda bakomeza kunezererwa hariya mu gihugu cy'umwami Ahasuwerusi. Rero bitewe yuko Hamani yari igisonga cy'umwami kandi aba imbere, ngo niko kenshi yakomezaga gutoteza iki abayuda. Haleluya. Nuko ngo biba kenshi ageze aho ngo aca ku marembo, umunsi umwe abwira Hamani ati ntituzongere kuzahuza amaso, kandi uko uzajya umbona ntambuka aba ari kuzajya uca bugufi wuname unyunamire. Imana ishimwe cyane. Nuko Morodekayi ngo abyitegereze aravuga ati no, si njyewe Muyuda ubwoko bwavuzweho n'Imana, si njyewe utwara amasezerano, si njyewe wubashye Imana, si njyewe usenga, nakabaye mbona ikiremwa mugenzi wanjye umwami atarambwira ngo ujye unyunamira hanyuma nunamire Hamani utarampaye akazi muri ubu bwami nawe ufitemo akazi nk'uko nanjye nkafite. No, never. Arangije ngo ajya gushaka Esiteri, yari ayoboye igice cy'intara, amugishaho inama, amubwira n'ibibazo ari kugirira yemwe ibwami. Imana ishimwe cyane. Esiteri aramubwira ati no, ntabwo iki kintu twabasha kukivuga gutyo gusa, ahubwo reka tumanze tugishe Imana inama ngo basenga gatatu. Imana ishimwe cyane. Nawe nujya ubona ibintu biremeye, nujya wumva amakuru yaba ari ayoroshye cyangwa akomeye, yaba aciritse cyangwa afite imbaraga, jya ufata umwanya wo kugisha Imana inama, umanze usengere ibyo bintu. Mu masengesho basenze ngo arangije ajya ibwami. Haleluya. Reka mvuge ku mwisho igihe cyo gutabarwa, ngo nuko Hamani wari ufite uburyo agiye kuzicarira abayuda, umwami aramuhamagara. None Hamani ati uwo umwami akunda, ngo yari yakoresheje inama, igitaramo gikomeye cyane. Arangije aramubaza ngo uwo umwami akunda kubaha bajye bamugenzereza bate? Amen. Bajye bamugenzereza bate? Arangije yumva ko ari we umwami agiye kugira gute kubigirira. Arangije ashyira amakuru aho buri kimwe ko imyenda y'umwami, ifarashi y'umwami, impeta y'umwami, mbega bya bindi by'agaciro ko ari we bwite agira gute ari buryambikwe. Ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe, nuko Imana inyuranya ibihe, Imana inyuranya amaboko, Imana isimbura ingoma, ikimura abami ikimika abandi. Yewe yakuye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi. Haleluya. Reka nkubwire ko Imana izagushumbusha n'ibintu wari ubyiteze. Nshaka kukubwira ko abagutwaye umugore ntibakurushije ubuzima, icyo bikoze bakurushije ubugome, bubarekere. Imana izakwishyuriza, Imana izaguhorera, kandi imirimo bakoze nabi bakugiriye izabagaruka. Niko ijambo ritubwiye, izabagaruka, izabakoroza uko byamera kose. Rero ndumva nsoreje ahangaha ijambo nari mfite, ariko nkuko nari ndiho nshimira abantu badufashije muri iki gikorwa, abantu badushyigikiye muri uyu mushinga wo kugira ngo ubone icumbi ubamo. Nawe hari icyo wabwira abadukurikiye ku bwa surprise cyangwa se kubwo kugutungura kwabayeho? Murakoze. Nanjye icyo nashimira abaterankunga, kuko nanjye siniteze ko nabona isakaro, dore inzu iruzuye. Ndi kubashimira rwose bivuye no ku mutima, bakomereza aho, n'ibindi Imana bikomeze mu izina rya Yesu. Amen. Hari ikibazo cy'amatsiko rero numvaga nakubaza. Uyu munsi
nyuma yo kubura madamu wawe ukabona abantu bahagurutse utazi bagutekerejeho bababajwe nuko udafite aho uryama udafite uko ubayeho, niki wumva byahinduye muri wowe, niki wumva byashoboye kukumarira uyu munsi hagati y'icyo gihe? Ngira ngo ni nk'amezi 2 cyangwa 3 yaratangiye iki gikorwa kirimo bitekerezwaho. nanjye kuko mu kubura umudamu waje kuko nabonye ko ibiri inyuma ari byinshi, mbona umuterankunga mbaye mu mabati, ndishima numva ko ndi kumwe n'abaterankunga cyangwa ndi kumwe n'abantu. Uri kumwe n'abantu. Ndi kumwe n'abantu. Imana ishimwe. Umuterankunga mukuru rero ni Imana. Naho abantu Imana igutegetse kora iki ukwiriye kugikora. Ese nyuma y'ibi wumva weho ari ubuhe bumuntu bundi wagize? Wumva hari ibikorwa by'urukundo hanyuma yaho uzahaguruka ukagiramo uruhare ngo abandi batera imbere, bashima Imana, bavubirata imirimo myiza? Nanjye muri iki gihe cyo numvishije ko nanjye ndi kumwe n'abantu, nanjye mfite ibyo nanjye nzatangaza n'abandi bakabibonera. Muri make hari imihigo wahize wifuza kuzahigura, yenda isi ibone ko imbuto babibye muri wowe bazibibye ahakwiriye, kandi ahakwiriye gushimirwa Imana. Reka rero dushime Imana gutangira iki gikorwa nizo ngo tukibamurikire aho kigereye, kandi dukomeje gushimira namwe mwese mukomeje kubigiramo uruhare. Rero ndumva twabasaba ni ukuri gufasha, ntago bisaba ko umuntu afite akazi gahemba miliyoni nyinshi cyane, gahemba ibihumbi za magana. Kuba umuntu afite umutima w'urukundo n'igiceri kimwe cy'ijana gusa kirahagije. Ku igiceri kimwe cy'ijana hano na mabido angahe y'amazi? Ni amabido 2. Ni ukuvuga uramutse utanze inkunga y'igiceri kimwe cy'ijana, uba utanze umusanzu kuri iyi nyubako, kandi amabido 2 utanze, ntuzabare ko wahaye Nsabimana, ntuzabare ko wagurije umuryango we, ahubwo uzabare ko ugurije Imana, kuko Imana niyo izabizi umutima wawe ukoze icyo kintu. Ngira ngo rero nimero ikorerwa hiyo mirimo muraza kuyibonaho. Hari n'abakeneye ariko no kuvugana nawe, kuko si ubwiru sinitegeko ko ugize icyo ashaka gukora yacaho cyangwa se yanyura kuri twe, nawe ubwawe yakunyuraho, birashoboka, kuko iki ni igikorwa twese tugize gute dusangiye, kandi ugira telefone wayibabwira nayo nta kibazo. 078 078 45 49 882. Iyi ni nimero ya Nsabimana nde Emmanuel. Murakoze cyane, Imana ibampera umugisha. Rero kandi nambifuriza gukomeza kuba muri uyu mwanya. Hari n'abakifuza natwe ubwacu kuducaho, nimero ni 0782 32 52 23. Amazina uzayisangaho ni Ezekiel Mfitumukiza. Gukorera Imana nta gihombo kirimo, tubikore tubikunze, tubikorana umwete. Aho tubiba, aho twandikisha ni mu ijuru, kandi amakamba arahari, kandi ijambo ryarambwiye ngo tukiri no mu isi iyo mirimo izasarurwa, izasoromwaho. Imana izatunezeza, kuko ingororano z'abantu baciye bugufi bakubaha Imana zigaragara mu Migani 22 ku murongo waho wa 4. Havuga ngo ariko ngo ingororano z'abicisha bugufi bakubaha Imana, icyambere n'ubukire. Imana izagukubira muri cya kindi wakoze. Ntabwo Imana izagukubira mu byo wavuze, kuko nigukubira mu byo wavuze uzabona amagambo, ariko nigukubira mu cyo wakoze uzabona ritani, uzabona ingaruka z'imirimo z'ibikorwa byiza wakoze byikuba kenshi ku buzima bwawe. Si ubukire gusa bazahabwa, ahubwo Imana izabaha n'icyubahiro. Imana izabaha n'icyubahiro, kandi ngira ngo nk'aha ngaha uramutse uhegereye ufite n'uwo mutwaro w'imigano, ufite nk'icyo giti, urabona ko bigikenewe. Byose turabikeneye kugira ngo iyi nyubako iboneke. Ntabwo inkunga ari amafaranga gusa, ibyo byose bigeze gute birakenewe. So tubabona n'uwo mufuka wa sima,
wabona n'iyo modoka y'umucanga cyangwa y'igitaka, uko Imana igushoboza. Ijambo ryarambwiye ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Niba ingororano ari ubukire, icyubahiro, ndetse si ibyo gusa ngo tubikiwe n'ubugingo buhoraho. Ubwira bumva ntavunika. Ndabizi ko gukora neza ari imirimo yawe, we unyumvishe, kandi atari ibyo usabwa, ahubwo ni umuco wawe. Karibu, tubahaye ikaze muri iki gikorwa. Ndazi ko umunsi umwe tuzafatikanya gushima Imana tubonye iki cyubako tugisoje amahoro. Imana ishimwe cyane. Mana, turagushimye kuri uyu mwanya. Uhereza umugisha buri umwe wese washoboye kugira shayazi asharinga muri iki gikorwa. Mana, ubakubire 770 ibyo bakoze, kandi uzabatungure nk'uko nabo batunguye uyu mugabo. Babone abantu babahagurukiye kubagirira neza mu buryo batazi, nk'uko nawe atabitekereza. Uzabaha umugisha w'ibihe byose, kandi uzabahaza uburame. Uzabarinde buri kimwe cyose, yaba ibibahiga ubihige, ibibarwanya ubirwanye. Uzahoze ibyiza, uzahoze ibyishimo, uzahoze umugisha mu biganza byabo, kandi uzahoze kunezererwa kuri bo. Mana, iri ni ikamba ryiza bambitse umuvandimwe, nabo uzabarengere mu gihe gikomeye. Uhereye umunsi n'ibihe byose mbasabye umugisha, kandi ari abagiye gusigara aha kuri uyu musozi ubaha umugisha. Natwe tugiye kugenda ugendane natwe, bundi butaha nitwongera gusubira ari amahoro, tuzafatikanya gushima izina ryawe. Ngaho turatuje, ushyirwe hejuru mu izina ryawe Yesu, urakoze. Amen. Komera cyane. Waje kunsuhuza, komeza uzunsuhuze. Mana ishimwe cyane. Hari uwifuzaga kudusuhuza, nawe rekaze adusuhuzanye twese hamwe. Hari ikindi wumvaga wifuza kubwira abakunzi bawe? Abakunzi banjye nababwira bakomeze bamfate mu mugongo, ko ngifite urugamba rwinshi rwo kurera abana. Emmanuel ati abakunzi banjye hari icyo numva nababwira. Imana ibaha umugisha kuko mfite urugamba runini rwo kurera abana. Rero Imana ibaha umugisha muri icyo gikorwa. Mere nawe aravuze ati pasiteri reka mbasuhuze, Yesu nashimwe cyane. Imana ibampera umugisha. Wowe ku mazina witwa nde? Agnes. Imana iguha umugisha. Nibwo nakubona. Zaga mu rusengero rwawe. Wageze no ku rusengero? Naraza. Mana we. Wabonaga ko hinjira abantu benshi rero kumenya wumvishe ngo barahafunze birambabaza. Wumvishe ngo barahafunze birakubabaza. Yo, hari ibisabwa bitari byuzura, ariko nibyuzura vuba cyane turafungura. Byose ni ukubisaba Imana. Ni ukubisaba Imana. Aha ngaha turi muri leta, kandi leta nayo iri muri twe. Kuko Imana niyo yashyizeho leta. Iyo ubona umuyobozi w'igihugu yicaye hari i Kigali, ntago aba hicaye, ahubwo abari mu mitima y'abanyarwanda bose. Avuga ngo abanyarwanda bagomba kuba he, bakwiye guteranira hitwa ngo iki, bakwiye gusengera hameze gute. Rero ntago ari urwango, ntago ari urwango. So turabona hariya twari dukeneye amazi, no se amazi wabonaga tutayakeneye. Aha, twari dukeneye sound proof, wabonaga idakenewe se. Twari dukeneye n'indi suku irenze yari iri hariya. Na parikingi twari dufite, none Imana yiguha nk'imodoka wari buyiparike he? Parikingi rero yagize irakenewe. N'ibindi rero byose Imana irabishoboye, kandi no wazagira umuhate kudufasha muri icyo gikorwa cyo kuzuza ibisabwa twasabwe, kuko mubo bafungiye burundu, twe ntago turimo, ahubwo twe badufungiye kubera ibisabwa twari tutujuje. Kandi turashimira ubuyobozi bw'igihugu, turashimira politike nziza y'ubumwe n'ubwiyunge, ko itareberera abakire gusa, ahubwo ireberera na wa mukene uri hasi. Uri hasi ku rwego rwo hasi, kugira ngo n'aba yicaye muri caci ahumeka umwuka mwiza, kabone naho we yaba atawubona,
ariko hahandi bahuriye ku rusengero yahuriye n'abantu benshi batandukanye, ababonemo Imana, ababonemo urukundo, naho ubwaho hari uko hagize ute hateguye. Rero ni byiza cyane, nge ndashima leta y'ubumwe, ndashimira ndetse n'abagize kiriya gitekerezo. Imana ibaha umugisha, kandi Imana izadushoboze natwe gushoboza kuzuza ibyo dusabwa. Ariyo mpamvu nkubwiye ngo twe nk'abakozi b'Imana turi muri minisiteri y'ijuru, ni Imana yadushyizeho. Noneho n'aba bayobozi, uyu mutwarasibo w'umudugudu, esi w'akagari, w'umurenge, ndetse no ku karere, ku ntara n'ahandi, bariya ntabwo ari abanzi b'igihugu, bariya ni abantu badufasha nabo, kuko ibyo bahagarariye, ibyo bashinzwe, nibo bashinzwe kubitugezaho, nibo Imana yashyiriyeho ngo batugezeho. Na daso zitambutse mukiruka mwakoze amakosa, polisi zitambutse, ingabo, bariya ntago ari abagome, ntago ari abantu babi, bariya ni abakozi bacu twewe, baturindira umutekano twe ngo abaturage tubeho, kubera ko twe ntabwo dushoboye kujya ku rugamba, ariko ingabo ziba zihari, ntabwo umutekano twashobora kuwirindira, niyo mpamvu polisi iba ihari na daso rero zigafatika. Ndagira ngo nabyo mujye murabisobanukirwa, ntuzumve ko umusirikari ari ijambo ribi, ntiwumve ko umupolisi. Niki wabwira abaturanyi bawe tudashoboye kubonaho aka kanya kuko ari amasaha nabo bari mu kazi? Niki wakumbuza n'abandi ushingiye no ku iki gikorwa cy'urukundo twatekereje kuri muvandimwe? Karibu, ni karibu rwose, nawe ni karibu. nanjye mu by'ukuri nshingiye kuri iki gikorwa abakozi b'Imana bakoze, nabasabira umugisha kandi nkabasabira n'urukundo bagize, kandi nkabasabira umugisha ku Mana, Imana izibuka imirimo yabo. Amen. Murakoze. Agnes, rero gahunda yo guteranira komeza, mu minsi mikeya turakomeza ibikorwa byo guterana. Twagiranye ibihe byiza pe. Amen. Uko nkubonye hano numva nishimye cyane. Wow. Mbese numva ngize amahoro mu mutima. Niri jambo uvuze nyine numvise rinkoze ku mutima, kuri yabaye Esiteri nyine n'abahamani bagize, mbese numva binyuze ku mutima. Impore pe. Imana iribuka, Imana irazirikana, Imana iratabara. Buriya umunsi wafashe usenga ufite agaciro kanini cyane. Dawidi yaravuze ngo kuba imbere yawe umunsi umwe gusa ngo bindutira kuba handi imyaka 1000. Rero ibi bihe wibuka, ibi bihe ukumbura, ni urukundo twakuye, tugenda urwereka abandi, kandi mukomeze musenge kugira ngo dushobore kubona gavumenti yonge kuduha uburenganzira bwo gukingura kugira ngo ibikorwa by'Imana bikomeze bikore. Imana izabikora. Ubutaka si ubwacu, twarabutijwe, ntiwavutse ugasangira itaka. Uretse kuba ryitwa iryawe uyu munsi, ejo uzaba ryitwa iryande, izaba ryitwa iry'Imana, iry'undi, izaba ari iry'undi. Imana izaritiza undi n'undi, ahubwo turibanye mw'amahoro, dukundane, tuzi uko bwakeye, tuzi n'uko bwira, ariko ntabwo tuzi uko burira, nta nubwo tuzi n'uko ejo bizabigize ute bizaba bimeze. Yesu yaravuze ngo nkwiriye gukora umurimo hakiri kare w'iyantumye, kubera ko burenda kwira. Imana iguha umugisha nawe warase. Ngaho rero mugira amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Nawe kandi ugize umugisha. Uyu musozi wanyu ngezeho namwe mugize umugisha, kandi nawe uyu munsi ugize umugisha. N'ikindi kigeretseho, Imana iri kumbwira ko iguhaye kwambuka. Ugiye kwambuka uku kwezi kwa 11, wambuka ukwezi kwa 12. Ni ukuri ugiye kugera mu kwezi, ugiye kugera mu mwaka mushya. Uyu mwaka uzawurya, ntabwo uzakurya wowe n'urubyaro rwawe, kuko ari Imana imbwiye nikugiriye neza. Nabonaga n'ubuzima bwakunaniye, nabonaga mu rugo byanze, ariko Imana irambwiye ngo yongeye kukugarukaho. Ngo hanyuma y'ibyo hari ibitangaza Imana igiye gukora, hari imirimo itangaje Imana, kuko ari Imana
yaguhagurukije wumva wongeye kunyoterwa no kumva ijambo ry'Imana rimanutse ahangaha kuri uyu musozi wanyu. Rero ugize umugisha. Manuel nawe yagize undi, ariko nawe ugize umugisha kubwo kunyoterwa n'uyu munsi wa none. Imana ibaha umugisha. Mana uhereza umugisha uyu mubyeyi hamwe n'umuryango we nk'uko ubitubwiye, ubisohoreshe gukiranuka uhereye none. Nawe tuzongere duhura ari gushima Imana ko hari ubuzima wahinduye, ko wahinduye ibihe, ko wamuzamuye mu ntera, ko uyu munsi tumusanze atari ko tuzamusanga, ahubwo ko hari icyo wakoze. Bizaheshe agaciro izina ryawe, bikugarurira icyubahiro, ndetse n'abatakuzi mu mahanga yose bimenyekane kuri Imana ivuga igasohoza, kandi uri Imana igira ikirema ikanagikomeza. Uhereye none n'ibihe byose urakoze. Amen. Imana ibampere umugisha rero, kandi Imana kuri ndayishimye kuba ugeze kuri uyu musozi. Nari nkumbuye ijwi ry'Imana. Amena. Maze amezi atanu nicaye hano utajya nkajya mu rusengero kubera ku kibazo cy'uburwayi. Mfite umusore hano urwaye, ubwo mbese Satani yaranyugarije, ariko Imana ndi kuyishima ko yampaye imbaraga, kandi ndi kuyishima ko yongeye kubisubiramo. Nanjye yabinshishijeho ndabibona, mbona ikiraro pe irakinyambukije, mbona ni ukuri irabikoze. Nari ndi kugendera ku gati kamwe, ukuntu haje ibiti bibiri gutya, ukuntu nahasimbukiye nkacambuka ntonguzi, ariko ndi kuyishima ko yongeye. Oya ni Imana. None se igusura twari turi kumwe, ariko urabona ko uyu munsi ibyo yagusuyeho cyagiye, ibyo mwavuganye n'ibyo ibivuze ni bimwe. Reka rero mbifuriza amahoro y'Imana, tuzongera dusubire, kandi n'uwo muhungu nawe arakira uhereye none mu izina rya Yesu. Ni ukuri Imana ikwambukije ikiraro cy'uyu mwaka, Imana iguhaye kurya umwaka, Imana iguhaye kubona umwaka mushya. Mwayo mashimwe mashya harimo no gukira mu izina rya Yesu. Ni ukuri pe. Manwe reka mwifurize ibihe byiza, amahoro y'Imana abane nawe. Ni ukuri nkumbuye gusenga, ariko ndasenga. Ni ukuri pe.